yemwe abasirikare, abapolisi, iki ni igihe Imana iri kumbwira ngo nimwegere Imana, nimumara kuyegera isabana namwe. Harimo abari kuvuga ngo ninde muntu wari uzi yuko yajya kugura ikibiti ku muhanda agasanga mu rugo ari amahoro. Imana idufashe tugirire neza. Mbese murabyibutse muri ya masasu menshi igihe ukitudutseho, imvura itunyagira, turara mu bihuru, dusa nabi, nta naho twabona n'amazi, nayo kunywa twarayaburaga, n'isukari twarayiburaga. Ese muri kubyibuka? Yemwe muri kubyibuka abanyarwanda, mwikorera imisambi. Imana iri kumbwira ngo muri kubyibuka. Bamwe amasasu abatambuka, abandi abaheramo bazi ko bari bupfe, Imana ikabarinda. Muri kubyibuka banyarwanda, namwe bagiye hanze, namwe bari mu mahanga, uri kubyibuka wowe bakuye mu mirambo ka 200 bakagukura muri wenyine uri musima, none ugukorera Imana gute? Abantu baribagiwe. Imana iri kumbwira ngo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye isi ngo muribagiwe, kandi ikinyarwanda mwikorera imisambi. Imana iri kumbwira ngo muri kubyibuka. Bamwe amasasu abatambuka, abandi abaheramo bazi ko bari bupfe, Imana ikabarinda. Muri kubyibuka banyarwanda, namwe bagiye hanze, namwe bari mu mahanga, uri kubyibuka wowe bakuye mu mirambo ka 200 bakagukura muri wenyine uri musima, none ugukorera Imana gute? Abantu baribagiwe. Imana iri kumbwira ngo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye isi ngo muribagiwe, kandi iki gihe ari igihe cyo guhanga amaso Uwiteka Imana. Muribagiwe. Yemwe nababwiye bayobozi muyoboye, bayobozi bayoboye isi, bayobozi bayoboye ibihugu, benshi muri mwebwe mwashizweho n'Uwiteka Imana. Muramenye ntimwibagirwe, kubera yuko Uwiteka Imana hari ikintu gishasha aje gukora ku bantu b'Imana bayirindiriye. Nawe Imana ikugirire neza. Imana itwambike imbaraga rero. Reka tube Daniel muri iyi minsi, duhaguruke dukorere Uwiteka Imana. Daniel baramugambaniye, ariko Imana iramurengera. Nawe rero bakugambanira, uri muri iki gihugu bakugambanira, umuyobozi w'igihugu bakugambanira, ariko Imana ikabana nawe. Imana mwumvise kuntu yatubwiye mu ijambo. Imana rero igira ute? Irarinda ikanarokora umuntu wari ugiye mu kaga, Imana ikakamukuramo. Rero niba wubasha Imana, izagira ute? Izakugirira neza. Imana idufashe. Imana rero irimo imbwira ngo mbwire abatuye isi yose, abaperezida batuye isi yose, ntabwo yambwiye ngo n'uyu runaka. Imana iri kumbwira ngo yuye dosiye igiye kongera kwimika abandi bami. Yewe urahirwa niyongera kwimika igatanga kongera kwimika, uzaba uhirwa niba wubasha Imana. Nta kabuza nawe uzakukura ku ngoma yawe, ariko niba utubasha Imana, intebe yawe bazongera bagira ute? Bayicarizeho abandi. Nabwiye abayobozi bayoboye ibihugu isi yose, ntabwo nabwiwe ngo n'uyu. Imana iraje yongere yiyimikire bundi bushyashya. Bahanuzi muhanure mu kuri no mu mwuka. Imana kugira ngo ye kubasohozaho uburakari bwayo. Imana yambwiye ngo mu bahanuzi hari ubugwayi bugiye kujya buza, ariko biri muri misiyo y'Imana, kubera yuko mutubasha Imana, kubivangavanga kwanyu Imana yararakaye. Reka rero mwubahe Imana, ibagirire neza. Abagabo mukomere cyane, mukomere ku Mana. Imana yambwiye ngo irengeye abagabo, iyi misi irengeye abagabo. Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Yemwe babyeyi batwite muri iyi minsi, mwongeze ibihe byo gusenga, musenyere impinja ziri mu nda, kuko Satani yazamutse afite umujinya mwinshi ku babyeyi batwite. Mube maso, mwongeze ibihe byo gusenga. Yemwe abahetse impinja, nimwongeze ibihe byo gusenga. Yemwe abafite abana barimo bageze mu myaka 5, mwongeze ibihe byo gusenga kugeza ku myaka 10, kubera ko Ibizirwa TV. Ibizirwa TV. Amahoro y'Imana ndetse n'imigisha two kwiteka Imana. Wowe udahwema gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, wahisemo neza, turagusuje twifurije umugisha w'Imana. Mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mu ntara zitandukanye, ku migabane itandukanye, mwese mukaba mwumva ururimi kuvuga. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Nimugubwe neza, ushobora kudukurikira
kandi utameze neza bitewe n'ibibazo bitandukanye, byaba ari uburwayi, byaba ari ibigeragezo, byaba ari ibindi bitandukanye byo mu buzima busanzwe, cyane ko ijambo rivuga ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Reka nkubwire ngo komera, uhumure, nyuma y'ibyo byose ubona biri kukurwanya, nyuma y'ibyo byose ubona byakuzengurutse, hari imbaraga z'Imana, kandi usuze imbaraga z'Imana zakurwanya umunsi, ariko ntabwo zijya zitana intsinzi. Komera ku Mana yawe rero, ibidashoboka uyu munsi ejo bizashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Ni Ben muvugana, mbahaye ikaze ndi kumwe n'umwana w'Imana Olive. Olive, uraba neza? Gira amahoro. Uyu munsi ndabona wambariye igihugu cyane. Igihugu tugomba kugikunda, nose twararaga ku bishogoshogo by'ibishyimbo cyangwa se ibyatsi tukabyahira mu mashyamba tukabiryamaho, ugasanga harimo imbaragasa, imperi. Abantu twararaga mu nzu z'ibyatsi, abantu benshi barazizi inzu z'ibyatsi. Hari n'igihe abantu bakinishaga ibisika. Abanyarwanda muracabyibuka ibisika? Nta rugi ruriho igisika, warangiza igisika gikinisha ku muryango. Nyine barugariraga, ariko habagaho ibisika. Inzu z'ibyatsi murabizi zaba zifite n'agasongero ukuntu. Rero n'imperi wasanga tuzifite ari nyinshi, ngizi imbaragasa, amavunja yaratwishe. Ariko igihugu cyacu ubu ngubu aho kitugejeje rero, dukwiye gushima Imana, kenze abana b'ingayi turimo tuvogera Imana, tugatuma Imana irakaraho. Ubundi igihugu cyacu rero ntiwagishikiye, nanjye ndimo. Niba nawe urimo rero ubimbwire neza, ariko ntabwo wabishikira nabwo ubivanga, ubwo nabwo waba ugiye kubeshya Imana. Imana rero iduhana umugisha. Ndabasuhuje Abanyarwanda abari mu bihugu bitandukanye, ni ukuri ndabakunda, ndi umwana w'Imana. Ndabashimye rero kuko mujya mutuzirikana mukadukurikirana. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uri umwana w'Imana, utubwite njyewe nkunda igihugu cyane bitewe nibutse aho twari n'aho tugeze uyu munsi. Ese ndi kwibaza Olive, waba udakunda igihugu, urwanya igihugu, ukazajya mu ijuru? Buriya dusubiza aho kantu njya nkibazaho. Nibura umwanzi w'igihugu, uri n'umwanzi w'Imana, kuko Imana ntabwo yaturemye kugira ngo tugire ubugome, tugirire abantu nabi, ubugambanira igihugu. Ntabwo biriya Imana ibyemera. Imana ishaka ngo twubahe Imana. Burya nubaha igihugu, ukubaha abayobozi b'igihugu, ukubaha n'abaturage b'igihugu. Burya ibyo uzakora byose Imana izagushyigikira, izabana nawe. Nubwo wakomeza urugendo, Imana izagushyigikira n'ubugingo uzabona. Ariko niba wanze igihugu, ukanga abayobozi b'igihugu, ukanga abaturage b'igihugu, ukanga Abanyarwanda, ukanga bene so. Yesu yavuze ngo dukundane. Rero niba udakundana rwose, ijuru ntarihari, ntushaka kubyihorera. Yego, mbere ko dutangira kino kiganiro ngo uko bigenze, gira ubutumwa ugenera bano bantu bitwikiye umutaka w'ivugabutumwa ariko barwanya igihugu. Ntabwo baba bari hanze yacyo, ariko bakitwikira umutaka, bakajya mu ihema ry'ivugabutumwa, bakitwikira ivugabutumwa nk'aho bari gukora ivugabutumwa, ariko wasase ugasanga barwanya igihugu, bashaka guteza imvururu mu gihugu. Gira ubutumwa bagenera nk'umwana w'Imana, Imana yemera. Ubutumwa ndabufite. Ndabufite. Buriya urebye Daniyeli ujya umwami Dariyo, uriya Daniyeli ujya umwami yaramwemeraga, aribwo yanagabanye ku gihugu agira umugisha. Yari inyangamugayo, ari n'umwizerwa. Yaba rero atarakundanye n'umwami, ntanamutoneho ngo nakunde n'Imana, burya ntabwo Imana iba yamutaye mu rwobo rw'intare. Aho hantu rero niho tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Niba rero Daniyeli w'uyu munsi ukawubaha Imana, ukawukunda n'igihugu, naho rero ruzingiye. Urakoze cyane, reka tugushimire, ariko icyo dukuyemo ni uko utubaha igihugu cyawe no kujya mu ijuru byakugora. Reka tugusabe noneho usenga Imana. Numara gusenga Imana, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa. Ntabwo nzi uyu munsi uko Yesu agiye kugukoresha, ariko uko akukoresha ni uko nguko, wumvira umwuka. Senga Imana, ukumva kuyobora urugendo uko nguko. Data mwiza, uraciye Imana ivuga bikaba, bigakomera.
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko waturinze umucunguzi mwiza, waturinze data wa twese turabukurindwa turi abanyabyaha, ariko abanyabyaha uratwemera uravuga uti reka mbarinde, uturindira n'imiryango yacu n'igihugu cyacu, ariyo mpamvu turi gutambuka bikemera. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Mana, tugeze mu mwanya w'ijambo, ijambo ryawe ryo rirera, ntabwo turarisengera, sengera imitima ya benshi igiye kumva ijambo ryawe, kandi data wa twese sengera n'amatwi yabo kugira ngo yazibure. Mana, mbohoje ikirere kizima, iki kirere ugihagararemo, imbaraga z'umwijima turazitatanije, imbaraga z'abakonikoni zose zikurweho, dufunze amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Uhereye amasaha ndasenga ngo Mana, ibidakwiriye kutwegera bye kutwegera, reka uze wururuke ubane nanjye. Mana, unshigikire, undinde kuvuga kuvuze utavuze, icyubahiro cyanjye kibure hagaragara icyawe. Izina ryawe icubahiro, kandi abadayimoni bo guhora abo bose ndabirukanye. Mana, ku buzima bwanjye, ku miryango yanjye, ndasenze ndi kuri uru rubuga, ndi kuri Umusaraba TV, ngwino Uwiteka udushigikire, kandi n'ibyuma turimo dukoresha kugira ngo Mana abantu bumve ivugabutumwa ryawe, abantu bahinduke baguhindukire bakumenye, turabisengeye nabyo kugira ngo bihagarareho. Ifuhe ryose ryaza mwami Mana data wa twese kuyicamo, turasenze kugira ngo Uwiteka ubane natwe, gahunda zose turazikweretse, habaye twebwe umucunguzi mwiza, aho ku izina ryawe rihabwa icubahiro, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Rero Imana ibambere umugisha, nshimye Imana kuko uyu munsi yemeye ko nongera gusubira imbere y'Imana. Gahunda munavuga gahunda yose ni Uwiteka Imana, niwicira inzira rero muvugabutumwa itagutumye bizakugora, niwe uzivugira ibyo wishakiye, niwe uzasanga watandukiriye, ariko isaha igeze uravuga ukarangurura. Izina ry'Imana yawe icubahiro. Tugiye rero gusoma amagambo y'Imana ari hano muri Daniyeli ibice 6. Turahera ku murongo wa 24. Umuntu adusomere, uzi gusoma neza ijambo ry'Imana, adusomere mu izina rya Yesu. Daniyeli ibice 6 24, utugereze hano ku murongo wa 28. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira b'abagabo bareze Daniyeli, babazana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushye bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose n'iy'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati: amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire umushyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzagera ku mperuka. Niyo irakora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'umuperesi Daniyeli agubwa neza. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Amen. Imana yacu tugirire neza. Uyu Daniyeli yari mu rwobo rw'intare. Daniyeli mu rwobo rw'intare niho nasomye, abantu barimo banyumva. Uyu Daniyeli yubahaga Imana.
ndetse yakundaga n'umwami. Imana yacu itugirire neza. Daniyeli byageze igihe bavuga bati reka bamugambanire, bagera igihe bamugambanira buzuza inama, baravuga ngo rero dusanga umwami yandika itegeko ndetse anarisinye. Baravuga bati rero umuntu uzasenya imana yose atari umwami yubashe, uwo ngo azajugunye mu rwobo rw'intare. Imana yacu itugirire neza. Ariko Daniyeli yakundaga gusenga Imana, yasengaga ngo mu munsi mo gatatu. Bageze nyuma babonye byose bibaye ubusa, bamushakaho impamvu, baza kumutega igihe yari arimo agiye utapfukamiye Imana, arimo ari gusenga. Imana yacu itugirire neza. Ariko Daniyeli yari inyangamugayo, Daniyeli yarakiranukaga, uyu Daniyeli yari umwiringirwa, igihugu cyaramukundaga, umwami yaramwishimiraga. Imana yacu itugirire neza. Ariko habaho abagabo baraterana, bateranisha inama, bamaze kuziteranisha barazuzuza neza, bategeka yuko Daniyeli bamushyira mu rwobo rw'intare. Bamaze kumushyira mu rwobo rw'intare, intare zari zimaze no gusonza, bamushyiramo muri urwo rwobo. Ariko umwami nawe yari yabisinyiye. Ariko umwami bakimara gukinga urwobo, hari ukuntu nawe yagiye ashyiraho ikimenyetso cyiwe kidakuka. Imana yacu itugirire neza. Ariko umunsi umwe warageze, Daniyeli akiri mu wakingiranye mu rwobo rw'intare. Ariko umwami we nubwo yagiye iwe ntabwo yigeze asinzira, yabuze amahoro, abura ibitotsi, ntiyasinzira, ntibamucurangira. Nawe icyo gihe yari yaje, ntabwo yariye, azinduka inkera kare kare agenda ku rwobo rw'intare. Aravuga ati Daniyeli mugaragu w'Imana. Nawe aramwita aramubwira ati mbese uri amahoro? Nawe aramubwira ati ndi amahoro. Asanga intare ntacyo zamutwaye. Daniyeli yavuyemo. Uwiteka Imana akorera muri uriya mwami, aravuga ati rero muhamagaze ba bagabo, muhamagaze abagore babo n'abana babo, mubashyire hahandi Daniyeli yari ari. Ariko intare muzabasamiye hejuru. Imana itugirire neza. Rero nabwira abanyarwanda, yewe munyarwandakazi, yewe umukobwa, yewe wa musore we, yewe umuntu wicaye uri umuntu mukuru ukomeye, ntushaka uri n'umuperezida, hari inzobo bagiye bagucukurira, hari inzobo bashatse kugushiramo, hari abashatse kugukingiraniriza, bazi yuko uzapfa, bazi yuko utazabaho. Ariko Imana irakurengera, Imana ibana nawe. Yewe mugabo, iyi minsi iragoye, iyi ni minsi wije. Ibuka nawe aho Imana yagukuye, ibuka hahandi wari uri mu kaga. Imana ikugirire neza. Hari inzobo bajya baducukurira, hari intare bajya basonzesha kugira ngo ziturye. Ariko hamwe no gusenga, Imana yacu ikatugira ute? Ikaturengera. Imana itugirire neza kandi itwambike imbaraga. Bajya batugambanira, bagaterana, inama zigakorana bwihishwa, ariko Imana yo mu ijuru iba iri kubireba, ikabyitegereza, igidutabara, ikaturengera. Rero ntabwo ari Daniyeli w'icyo gihe ndimo ndi kuvuga, ni Daniyeli wowe w'uyu munsi uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni Daniyeli wowe uri mu gihugu cyo mu mahanga, ni wowe ndimo ndikubwira. Niba wubashe Imana rero muri iyi minsi, ukaba uri Daniyeli w'inyangamugayo, uri imbere y'Imana uri uw'inyangamugayo, mu gihugu bakubona nk'inyangamugayo, mu mudugudu bakubona nk'inyangamugayo, muri karitsiye aho utuye, mu sosiyete mubugenana nabo uri inyangamugayo. Akaga n'amakuba kaza, akagambane naho kaza, Imana izabana nawe. Imana ikugirire neza. Rero nabaza ngo Daniyeli wo muri iyi minsi w'inyangamugayo, waba urimo mugabo, waba urimo musore, waba urimo mukobwa, Imana iki ni igihe ije gutabara. Daniyeli wegereye Imana, Daniyeli wubashe Imana akayubahisha, uwo nguwo niwe Imana igiye kugira ute? Gutabara. Imana rero itugirire neza, Imana itwambike imbaraga. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwubahe Imana. Ariyo mpamvu mwumvise bambaza ngo mbese umuntu wubashe igihugu wazabona ubugingo? Ndababwira ngo yego. Barambwira bati mbese umuntu utubashe igihugu azabona ubugingo? Nta bugingo azabona. Buriya Daniyeli Imana yamukunze kuko igihugu cya kimwizeye, igihugu cya kimwiringiye, nta bibi yakorewe mu gihugu. Umwami yaramwishimiraga. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Uwo mwami rero ntimumaze ngo ninde,
ndetse n'umwami nawe namugereranya n'igihugu cyacu, namugereranya na perezida. Burya ni wowe ubasha umuntu w'igihugu, ukubaha n'Imana. Imana iranezerwa, Imana itugirire neza. Iyi ni iminsi Imana ije gutabara Daniyeli nyakuri. Waba uri umukobwa uri Daniyeli, waba uri umusore uri Daniyeli, waba uri pasiteri uri Daniyeli, waba uri umuyobozi w'igihugu uri Daniyeli, waba uri perezida w'igihugu gitandukanye mu bihugu hose uri Daniyeli, Imana yishimira. Waba uri umusirikare, uri umupolisi, uri Imana ishoboye ibintu byose. Ndagushimye Mana, amena. Hari icyo mwami arimo ambwira, yemwe bantu bagaragara nk'abayobozi, yemwe abasirikare, abapolisi, iki ni igihe Imana iri kumbwira ngo nimwegere Imana, nimumara kuyegera izabana namwe. Harimo abari kuvuga ngo misiyo zaranze, ngo mbese bizagenda bite? Ariko Imana iri kumbwira ngo iciye umugozi. Yewe musirikare ubona byaranze, uvuga ngo nta misiyo zarahagaze, ariko Imana irambwiye ngo hari akagozi iciye. Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Iki ni igihe Imana iri kumbwira ngo ninsenge. Imana iri kumbwira ngo ninsenge. Yego ni ukuri, Imana iri kumbwira ngo ninsenge. Reka nsenge nk'uko imbwiye. Yewe musirikare, yewe mupolisi, reka dufatanye gusenga. Iyi ni iminsi Imana imbwiye ngo uyu mwaka basirikari, bapolisi, mwubashe Imana. Muri ba Daniyeli Imana ikunda. Imana irambwiye ngo izabahisha, izabana namwe, izabarengera mu kantu k'ubusabusa. Ntagire umbaza ngo mbese izaturengera ute? Yego ubutumwa burahari mu mahanga, mukambuka mukagenda, ariko ntiwambuka uri Daniyeli. Imana yishimira musirikare, mupolisi, izabana nawe. Ariko nubivanga muri aka kazi Uwiteka Imana yagushizeho, ikaguha igihugu cyawe kugira ngo ugikorere. Ukwiriye gukorera igihugu ukubaha n'Imana. Burya ni ukorera igihugu wubasha Imana. Imana izakunezeza, ndetse ikunezeze n'igihugu cyawe, ikunezeze n'umuyobozi wawe, ikunezeze mu mahanga uzawambutsemo. Ariko nubivangavanga, Imana iri kumbwira ngo musigeho kubivangavanga, kubera yuko bamwe muri mwebwe muragenda mukabivangavanga. Imana itugirire neza. Niba uri Daniyeli Imana yishimiye, izabana nawe, izakugirira neza. Ntabwo wamenya ngo mbese akaga n'amakuba kavahe. Wagenda ukajya muri misiyo, ukurira indege nk'abandi, ariko wagera mu nzira rwagati indege ikaba yagira ikibazo, ugasanga Imana kuba kutayubashe, wabivangavanze, ugasanga igize ikibazo, ugasanga uratunguwe n'urupfu bitewe n'uko utasenze Imana. None wa musirikari we, wa mupolisi we, ubu ngubu utunguwe, Imana ikagutungura, utarubasha Imana, warabivangavanze ukorera igihugu. None urabona wajya hehe? Imana itugirire neza. Basirikare, bapolisi, noneho Imana iri kumbwira ngo nimuyubahe, mwongeze ibihe byo gusenga. Murabizi mwa basore mwe, bamwe Imana yabakuye muri Kongo, abandi Imana ibabasigaza 94. Niko Imana iri kumbwira ngo mvuganire namwe, irabarinda, igirana namwe amasezerano. Ariko iyi minsi Imana iri kumbwira ngo nimwongeze ibihe byo gusenga, mwongere muyihagarareho. Mwaririye Imana, irabatabara. Muzi utuntu tw'ubusabusa Imana yabarindiyemo, amashyamba mwagendagamo, bamwe mwabaga mu bihuru muvuga ngo ntabwo bucya, ariko Imana irabarengera. Imana iri kongera ikambwira ngo mube Daniyeli, Imana yishimira, ibagirire neza. Daniyeli yaragambaniwe, amaze kugambanirwa, abantu bamugambaniye aho bari bamushize nibo bageze nyuma. None amaze kuvamo, ubutabazi bw'Imana bubonetse. Imana yakoresheje itegeko iyo ryururutse, Uwiteka Imana yategetse, araza agatabara, akarengera umuntu wayo. Yakoresheje itegeko Uwiteka Imana rigera ku mwami, umwami abura amahoro, abura ibitotsi. Rero nawe urimo wumva ijambo ry'Imana, hari ibyo Uwiteka Imana aje kwigizayo, hari ibyo ukubona bimeze nk'imisozi, hari ibyo agiye kwigizayo uri kubona byananiranye, kubera ko wubasha Imana. Uri Daniyeli w'uyu munsi, abakugambaniye, abaguciriye igicu, abo ngabo iyo mitego baguteze nibo bagiye kuyigwamo ubwabo. Daniyeli yaratabawe, abagore, abana ndetse n'abagabo bagiye mu mwobo w'intare, intare zirabakacanga, nta nubwo barinze bageramo imbere. Imana yacu itugirire neza.
abantu bari kurira muri iyi minsi, ubutabazi burahari. Nubwo mubona intare zasamye mu miryango, mukabona zirasamye, mu kazi mukora mukabona zirasamye, muri karitsiye aho uturuka ukabona zirasamye, ariko Imana imbwiye yuko ibyo byose ibumba iminwa. Abashatse ko bajya mu manza, abo ngabo Imana yabatatanyije, bagiye gukorwa n'isoni bamware. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Hirya y'ubu buzima hari ubundi bwiza Daniyeli yigeze kubona, ntiyatinya kuribwa n'intare. Yarebaga mu bijigo by'intare, harimo ubugingo budashira. Amen. Hirya cyangwa se igihe Daniyeli ajya mu rwobo rw'intare, yabonye gukomera kw'Imana, yabonye imbaraga z'Imana. Mu bijigo by'intare zarasamaga, ariko akabonamo ubwiza. Intare nazo zaramurebaga, zikabona afite ubwiza. Zimwe zaragendaga zikamwisegura, mbese ntacu yabaye, nta n'urwara, nta na gatoya, ntabwo yavuyemo avirirana. Bari bategereje yuko ari buvemo, mbese yapfuye ari umurambo. Bandi bakibwira bati zizamurya, n'amagufa ye ntazaboneka. Imana yacu nishimwe. Ariko Daniyeli yavuyemo ari muzima. Yemye, niba wubasha Imana rero, Imana izakubahisha. Reka dusenge Imana nyakuri, reka dusenge Imana yarinze Daniyeli. N'ubu ngubu nawe uri Daniyeli rero, yarakurinze. Komeza uyisenge. Ariko mureke mbabaze Abanyarwanda, kandi nanjye njya mbyibuka neza. Hari igihe bavugaga bati, tukumva ababyeyi baravuze ngo ariko se tuzongera dusiga abana mu mbuga, dusange tubasige mu mbuga, tubabwire tuti turaje tugiye gushaka amahaho, turasanga bariho. Icyo kintu abantu benshi bagiye bacibazaho, ariko amahoro yaraje mu Rwanda. Imana itanga amahoro, itanga kaze. Hari aho benshi bari guca inshuro, ubu ngubu Imana yabahaye ubucuruzi. Abandi mbese bicaraga bagenda bahukana buri munsi, nta jambo bafite. Ariko Imana yatanze ijambo, ikorera mu muyobozi w'igihugu. Habaho gusezerana. Abantu batasezeranaga, Imana yabahaye isezerano. Ubu ngubu barubatse, none benshi bamaze kwibagirwa. Imana idufashe itugirire neza. Ninde muntu wari uzi yuko yajya kugura ikibiti ku muhanda agasanga mu rugo ari amahoro? Imana idufashe itugirire neza. Mbese murabyibutse muri ya masasu menshi, igihe ukitubuditseho, imvura itunyagira, turara mu bihuru, dusa nabi, nta naho twabona n'amazi, nayo kuba twarayaburaga, n'isukari twarayiburaga. Ese muri kubyibuka? Yemwe muri kubyibuka Abanyarwanda? Mwikorera imisambi, Imana iri kuvuga ngo muri kubyibuka. Bamwe amasasu abatambuka, abandi abaheramo, bazi ko bari bupfe, Imana ikabarinda. Muri kubyibuka Banyarwanda? Namwe bagiye hanze, namwe bari mu mahanga, uri kubyibuka wowe bakuye mu mirambo ka 200 bakagukura muri wenyine uri muzima, none ugukorera Imana gute? Abantu baribagiwe. Imana iri kumwe ngo mbwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abatuye isi ngo muribagiwe, kandi iki gihe ari igihe cyo guhanga amaso Uwiteka Imana. Muribagiwe. Yemwe nababwiye bayobozi muyoboye, bayobozi bayoboye isi, bayobozi bayoboye ibihugu, benshi muri mwebwe mwashizweho n'Uwiteka Imana. Muramenye ntimwibagirwe, kubera yuko Uwiteka Imana hari ikintu gishasha aje gukora ku bantu b'Imana bayirindiriye. Nawe Imana ikugirire neza. Imana itwambike imbaraga rero. Reka tube Daniyeli muri iyi minsi, duhaguruke dukorere Uwiteka Imana. Daniyeli baramugambaniye, ariko Imana iramurengera. Nawe rero bakugambanira, uri muri iki gihugu bakugambanira, umuyobozi w'igihugu bakugambanira, ariko Imana ikabana nawe. Imana mwumvise kuntu yatubwiye mu ijambo. Imana rero igira ute? Irarinda, ikanarokora umuntu wari ugiye mu kaga, Imana ikakamukuramo. Rero niba wubasha Imana, izagira ute? Izakugirira neza. Imana idufashe. Imana rero iri nimbwira ngo mbwire abatuye isi yose, abaperezida batuye isi yose, ntabwo yambwiye ngo n'uyu runaka. Imana iri kumbwira ngo
yubuye dosiye igiye kongera kwimika abandi bami. Yewe urahirwa niyongera kwimika igatanga kongera kwimika, uzaba uhirwa niba wubasha Imana. Nta kabuza nawe uzakukura ku ngoma yawe, ariko niba utubasha Imana, intebe yawe bazongera bagire ute bayicarizeho abandi. Nabwiwe abayobozi bayobora ibihugu isi yose, ntabwo nabwiwe ngo n'uyu. Imana iraje yongere yiyimikire bundi bushyashya. Bahanuzi muhanure mu kuri no mu mwuka. Imana kugira ngo ye kubasohozaho uburakari bwayo, Imana yambwiye ngo mu bahanuzi hari ubugwayi bugiye kujya buza, ariko biri muri misiyo y'Imana, kubera yuko mutubasha Imana, kubivangavanga kwanyu Imana yararakaye. Reka rero mwubahe Imana, ibagirire neza. Abagabo mukomere cyane, mukomere ku Mana. Imana yambwiye ngo irengeye abagabo, iyi minsi irengeye abagabo. Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Yemwe babyeyi batwite muri iyi minsi, mwongeze ibihe byo gusenga, musenge n'impinja ziri mu nda, kuko Satani yazamutse afite umujinya mwinshi ku babyeyi batwite. Mube maso, mwongeze ibihe byo gusenga. Yemwe abahetse impinja, nimwongeze ibihe byo gusenga. Yemwe abafite abana barimo bageze mu myaka 5, mwongeze ibihe byo gusenga kugeza ku myaka 10, kubera ko dayimoni yaririye iki abana. Ariko nitwongeze ibihe byo gusenga tukegera Imana, izabagirira neza. Rero Imana ibampera umugisha, ibambike imbaraga. Reka ube Danieli w'uyu munsi wubaha Imana usenga. Reka ube Danieli muri iyi minsi Imana yishimira. Imana rero ibampera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe ku butumwa bwiza utambukije. Ndakeka tugera dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Hari ubutumwa ariko kandi uhawe bw'abaperezida k'Imana avuye ko bureba isi yose. Ese ko abaperezida bamwe nabo batumva Ikinyarwanda, mesaje yabageraho gute? Batumva Ikinyarwanda, abantu bose muhurirano nta Kinyarwanda, ururimi nzi ntarwo. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambuje, tuvuga ngo Imana y'amahoro igumugisha. Yego ndawakiriye. Sinzi nimba wenda hari ikindi waba wisubiye kugira ngo nacyo tuguhe umwanya ugitambutse, gihari twaguha umwanya kugitambutsa. Nta kindi kiriho nakongeraho, ni ukongeza ibihe byo gusenga, tukabwira Imana ngo Mana reka mu bo wishimira twishime nk'uko Danieli wamwishimiraga, tube inyangamugayo imbere y'Imana, tube n'inyangamugayo mu gihugu cyacu no mu baturanyi bacu, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero nta bindi nakongeraho. Yesu yavuze guhongera n'ugabanya bazahanirwa hamwe. Imana rero ibampera umugisha. Amen. Na Imana igumugisha. Sinzi nimba mugenzi wanjye cyakubaza nawe. Ntacyo, nuko hari uwakwifuza kuba yamusaba kugira ngo amusengere, ari ushaka kwihana, kuko kwihana biba bikenewe. Waduha nimero za telefone kugira ngo wagukenera abe yakubona. Nomero ya telefone ni 0788 210 Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, karibu. Reka dushimire kandi na buri wese uteze amatwi kandi twatangiye tukagirana ku musozo nawe Imana n'umucyo tumushimire n'agaciro. N'agaciro twatagiye dusenga kandi tunasoze dusenga, udusengera Imana. Uriya cyane Imana ivuga bikarateka bigakomera. Ndagushimye kuko Uwiteka uranguruye, urebye izina ryawe bicubahiro. Nsenyeye imitima myinshi yumvise iri jambo, reka iri jambo ari wowe